Sikuri kumfata. Nabushaka kumufata. Kundi waretse undi maze. Byose Chris step by step. Twabanye umeze nabi n'amafaranga ufite birenze none ugeze aho uyabonye ntago turi umva icyo nagushaka cyatumye nyine ngwa ngo duhure uyu munsi. Ndashaka ko tuganira ibintu bya business, ibintu byunguka, ibintu by'urukundo byo rwose ubijyane kure nta nubwo nshaka kubyumva. Chris urumva business nakorana nawe ari hatari urukundo. Chris. Oui. Mesters. Shabira nyine tone bisanzwe. Meze neza. Cyane ringo kumbe mana. Nukuri wowe se. Anje ni bisanzwe nyine nta bintu byatanye. Kubera iki Chris? Ntabwo warumbuye. Se biragutunguye. Biranunguye. Guteze. Kubera ko nzi ko nge nawe turaba besto dukundana nyine tu. Ariko nawe turaba besto turakundana ibyo rero biki. Nese aba besto si bakumburana umuntu akumva kumbuye undi nge numvisha ngukumbuye. Nese mbere ko ajya kumbwira ko nkumbuye. Genza gakiye no uvuga ngo turaba besto ngo turakundana ibyo bintu se. Numva bimatching ibyo bintu. Turakundana turaba besto. Byagenze bite Chris? Abayigize. Aha ndumva bintunguye nge numva guri buze. Umva nyine umbwira ibintu byinshi cyane kuko ejo bundi nyine nari kumwe n'umushuti wanjye nyine twishimye wari uvuye hanze ariko nkababwira nti ndagukumbuye none koko cyane pe nyine nuko numva ahubwo ibintu barabihinduye bigize ibindi bintu. Nese kuki utakimbonera umwanya kumvugisha abantu bane byagenze bite? Wabonye akazi? Wabonye akazi? Yewe Hawo siko mbona amakuru yanyu nta nayo se. Ego mva no bimbwire ego kumbwira. Wabonye akazi? Sinzi cyane mugenzi wawe. Ahubwo ndumva nyine aribwo bigiye gukomera cyane tugakundana noneho birenzeho. Wabonye akazi? Yewe urumva hagati yanjye nawe harimo nyine ubushuti nge nawe turi inshuti sibyo? Bwana ndabona no kuri wabaye mwiza bya. Kandi kambeje ibyo ni ibisanzwe ahubwo ubwira mvangire. Nyine kwambwira. Sikuri kumfata. Nabushaka kumufata. Akundi waretse undi maze. Ibintu urimo kunkoresha koko aba ari byo. Hanyuma sinjye ubona ari byo. Kureba kwiruka mfata ukanyirukansa tu. Sawa. Soma se wabitangiye. Ejo bundi wanuze urimo akankubwira. Sawa. Uzi ukuntu tuntu turya. Turaryana byatari. Yego, nuto nguto. Katurebe. Nanone urongeye. None urabyongeye ako nta kibazo gusa nanone biranshimishije kuko naherukaga kwiruka gukora nk'aka kantu ubundi reka mbyite ko ari nka siporo hari umuresheje. Nkoresha siporo yagajya inyuma sindi umuntu mukuru sinkuruta sinkuruta amatuza gusa ndusha ubwiza Naseze wo umupira kari kakubereye none kamubwira ejo bundi isirabahenda sirabahenda wa muhungu wo mu rugo kuri kuhindura niwe wawunyambitse ushaka kuhi ejo bundi nyine yarambajije bwawuhina yarambajije ngo no mupira nawukuye ngo mfite umwarimu ngo yarankunze ngo yaraziranye na mama arawuma wewe urababeshya kandi nta n'umwarimu tuziranye nase ubundi uzababeshya ugeze ryari nimba ushaka oya nuko azayikora ikosa ryo kubabeshya uzabwire ko wabonye umukunzi sibyo umukunzi sibyo barabirya umukunzi bambwira ko wajya imbere ya mama wawe manjyewe Sumayire ndabonye umukunzi wabimubwira kuko ni ibintu hose si ibintu bisanzwe mama barabimubwiye
mama arabimubwiye arabizi ntabwo yabura kutabimenya ngo iki nese Chris njyewe niba nk'umuntu nyine ngenda gukunda urabizi ntabwo uzaza unsohokana ega nategereje igihe kirekire kandi urabizi twajyaga tubiganiraho nkakubwira nkaguha ibitekerezo byiza ntabwo nzi ukuntu wambwira ngo ntabwo turi ku rwego rumwe ntabwo ndi kubyumva neza no Liza wowe rero ushobora kuba waranyumvisha nabi sinzi ukuntu nyine wowe bitekereza wowe turi inshuti nyine tundabyemera nta nubwo mbyanze ariko ntabwo turi abasheri what nose njye nawe turi abasheri turakundana kuki abahungu muri abagome ngo ntabwo si ibibazo kumenya nawe hagati yanjye nawe harimo urukundo ko byumva niko bitekereza noneho niba tudakundana nyine twaje hano gukora iki waje kugira ngo mbwire ko ufite akazi mbwire ko tutakiri kuri level imwe no uki uri kunyumva nabari okay ntacyo ngambwira hasi ntega amatwi wanze unyumva sibyo ndiko kumva wowe ibintu wabigize ubukwe neza wowe urumva no kuvuga ngo ukuntu tubanye uyabihindiyemo urukundo nese okay ngambira ukuntu dukundanye rero dukundanye gute se ibyo nshaka gusuka si umusatsi zitakimeze neza zino tentere zawe oya na twiza abandi bashiti banjye barasutse iyo basutse nawe urasuka abana beza nukuri nanjye nshaka gusuka jondo arabibonye nishyuye inzu nakoze iki rwose amafaranga ngo yashize ntabwo ndarazi wowe impamvu urambwira ngo nayahari kandi ejo ukayamuga kanegereze ejo uzayaza ejo wawe naza nzaguha kuko buriya kirya gihe wayabonye nibwo akanyeri kari gakozweho rwose banki nyibutsa ariko nzahita nyaguha ihangane twitemberere turyohe nzashyire ibisuko byangahe harashaka ibyangahe hari umushuti wanjye nzi ufite ibya 50 uzashyireho ibya 200 oya rero urabibaho uvuga ngo ubundi njyewe buri kintu nzanye gukorera ndagukunda urabizi nukorera nose niba nkunda kuki ibyo ngusabye utabinkorera saa ikintu ntaguhaye wari ikintu wamburanye koko niba no gusuka kunsukisha birakunaniye ngo wishyuye inzu nose inzu nzajya yitahamo nsa nabi inzu se hako niyo ya mbere ari ikenewe yari ikenewe ariko nyine no gusa neza birakenewe umere neza dutembere rwose nta kintu uzamburana ahubwo ihangane no minsi irangire rwose kuri banki ni hagira ikintu nzahita nkubwira nta nubwo zabiyoberwa no kuri niwe aho nzayataho yose ni ryari se kuri banki si wagenda ukabikuza nyine ntabwo arajyaho namubwiye ko afite umukobwa dukundana hano bita umwari wowe arabizi fataga ngo ugire ngo nuko nyine jya ugerageza unabivuga unaryanye ukuntu bino binezeza iyo ndyamye gutya mu gitondo uzi ko ejo bundi we urananyibukije ubu nabwo natwaye mwegereye uzi ko mwarimu wacu yatubwiye ngo ni uburayi ako ntacyo uvuga gake gusa nta n'umuntu urimo ntabwo ari uburayi ubundi kuvuga ngo ni uburayi ugakomeza ukamfata ese ubwo ni uburayi ubwo ushatse kuva ntabwo nkunda twirindaya oya turindaya ngo niba ari wowe kuri indaya wenda ndashaka basi byibuze unyame mu gituza guri sibyo kuri indaya indaya yawe ari yawe nta kibazo indaya yawe nta kibazo yangize ngo ugiye kuva byibuze ngo nsigaye njya ahandi hantu ujye umenya ko ari wowe umuhagije uzagiye nkurogesha uzandogesha kereka nundogesha ko ngukunda cyane sibyo urabo ndarya ushaka no kuzagutembereza mwa turiya dusozi turi ndavuye nazanye impfundiko ngo nyine umupira uziko hari umukobwa twigana afite ikibaro cya gutya cyakina Barcelona genzi ko gukundana ari nk'ibyo dukora nje nawe turahura tukaganira cyane uko umaze kubona amafaranga kumbe mbere warambwiraga iki rwose none ubu ngubu ubonye ufite amafaranga ugeze kuri Reverence ntago turi ku rwego rumwe base reba n'irindi jambo ukoresha Liza iki uranyumva ndi kukumva ibyo bintu byose ukereka ntuzi wasanga ari inzozi atari ibintu biri seriye ndumva nakwihangana reka izo drama Liza reka nkubwire sibyo umva ukuntu ibintu ari nawe uri gukora drama ninde ahise umuntu ko ikintu cyadurije hano urakizi ko mbona bigiye kuva binana okay ntacyo mbwira undi wamugana twaje gukora fighting ariko ibintu nakubwira birumvikana sibyo jewe nawe turi inshuti ndabyemera sinabihakanye turi inshuti cyangwa turakundana ntabwo dukundana se gute okay ntacyo komeza ntacyo mbanze numva Liza wabaye byari intoza wanjye girlfriend wanjye
ese be ibintu bibazo bazajya bakora kuko uzajya nawe tuzabikore no kuri uvuga ngo niba bashyize ibisuku bya 50 wewe rwose icyo ushaka nzagikora ariko nyine gake gake urukundo rugende neza kandi ari inshuti zanjye turagendana aho ndi hose nabo baba bahari rero mba ngomba gukora ibyo nabo bakoze si bya bigare bituma banakosha ugasanga uranantaye koko wapi ntabwo bashukana ntabwo bajya bashukana gusa nyine nuko bakunda kujya muri salo icyumweru cyashira bagahindura ibisuko ariko nyine ngewe nayo hari hashize igihe nogoshe nyine nanjye nabirambiwe nashaka gusuka ubundi amafaranga atabonetse ubwo ntabwo wankunda ntabwo ukunda ariko nanone kuko nkundira amafaranga jewe ifite urukundo mfite gahunda ibintu bigenze neza ejo n'ejo bundi twazubaka urugo kandi nyine nanjye ndagukunda ariko se wowe wakwemera ko umukunzi wawe asa nabi ntabwo wasa nabi nkureba nanjye cyaba ari igisore ariko nanjye mba nagerageje n'ubu buri amafaranga niba bataraboneka ejo azaboneka maze tubikora ariko ibintu bigende neza cyane ni inzu yonyine wanyishyuriye wenda na sitoke ntarebe ariko nyine no gusa neza birakenewe ihangana rwose uzajya bambyitaho rega ubu muri njye icyo nyine nuko dukundana urukundo ruzima ubundi ibintu bikazagenda neza nkajya kukwereka inshuti n'imiryango ubwo ndashaka kugira nzagutembereza hariya nigeze kuhabona n'utuntu tw'utunyoni twiza dufite ibara risa nk'iry'umupira umupira njye nagusa gw'inyoni nagusa gw'inyoni nawe akanyoni kanjye ariko nabumvishe ko wa muhanzi harya bamwita Ndera wese uzi umuhanzi nyamwumva kuri radiyo gutyo ahubwo ejo ndari indirimbo numvise kuri radiyo beze ngo bayitanga iki uzi no kuririmba muririmbire ngaho kanyuzemo banzu nyinginge njye se ndakurimba itayo banzu nereta turebe undi zo gutereta nzi gutereta ngaho nereta kwa ko ntazongera kujya unkorera abatura tuntu two gutuma nirukanka banzu haguruka unerete ntabwo nabyemera ushaka ko maguru ikibazo ndahita ngusumba sumba cyo icyo nkubona ujye umenya ko uri muto kewe uzi ko mfite na pinya njya nibaza ejo bundi niba mutere ndabenda ukuntu bizamera haba koko wayibyara kandi urindaye n'ubundi urindaye n'indaya yawe uzaninda se njye nayo tupfi hari ikibazo ntabwo tuzakunda ntabwo rwanda unerete ibyo kurinda ahubwo reka mubwire njyewe nabuze nta muhungu uzanirinda njye naza n'ibyo kunenera ndabaterekanye gutera nawe twite ko nyine bishatse kuvuga ngo njye ntabwo uzatwite ujyana akadagutivuze neza ino boro ndabyanze banze guruka unerete ariko ndabyanze nibyo ushaka akajya kunereta ko nta kintu se ntazakora ku bwawe ndabikora uhaguruka rero aya tera ukuguru ariko nterura ayafata wowe ndanaguterura da rimwe kabiri gatatu ariko nta nuko azajya unaniza kandi ngufite intege ariko menye ko maze iminsi ndwaye guhaguruka rimwe kabiri gatatu akabwo nguterura ushaka ko nguterura se twagiye nta kintu ntazagukorera ngaho reba ahandi hakurya nakubwiraga ahandi nzakujyana murahareba banza ubwo niba urimo kuhareba hariya ndi kuhareba urabona atari heza reba twa tunyoni tumwe natukubwiraga nyine komeza tugende twumva ubu inshuti yo ndabyemera ntabwo mbyanze sibyo kuko ntabwo nakubeshye ko dukundana ese Chris ndi mubi ku buryo uvuga ngo ntabwo nkunda ikibazo ntabwo ari uko uri mubi cyane uri kureba ndeye ku mafaranga yawe wahomba none shiriza njye amafaranga se nayakwimye wundi nakwimye amafaranga ntacyo ngambwira bizaza bigenda bite njye ntabwo nshaka ku mafaranga yawe ngo birenze njye ndashaka ko dukundana Chris ndashaka urukundo reka mbaze nkubwire ubundi kuvuga ngo amafaranga yanjye ushaka amafaranga sibyo aserize ubundi urakomeje ndakomeje njye ndakomeje siko njye nagize ngo urimo kwikinira ahubwo njye nagize ngo uri gukina iyi ni surprise wambwiye ninjoro mfite ahantu turi buhurire nubwo niho nkoreye surprise nso natari wontunguye twe turahura ukazana ibintu byo gukundana uzigiye tumaze tutabonana
Ako nagukundaga gusa abandi bose baniretse ko nawe nigeze mbwira ngo ndamukunda bose nkabanga ndindiriye Chris wangize ukambwira ntabwo turi ku rwego rumwe Liza ibintu byose Chris step by step twabanye umeze nabi nta mafaranga ufite birenze none ugeze aho uyabonye ntabwo turi Liza ndashaka unyumve okay ngambwira oya buretse sibetse gato none se ko ndi kushaka kumva ntumbwire nose kunyumva no kunshiraho amaboko yawe okay Size kushaka kundakaza ubundi. Okay, natuje ngambwira. Okay, tube serious rero, sibyo? Umva icyo nagushaka cyatumye nyine ngwamwe ngo duhure uyu munsi. Ndashaka tuganira ibintu bya business, ibintu byunguka, ibintu by'urukundo byo rwose ubijyane kure nta nubwo nshaka kubyumva. Kristo numva business nakorana nawe ari hatari urukundo. Bizabyara ikize? Si ibibazo. Aho kundi ngo tuzakorana dutumeze gutyo. Business n'urukundo se ngaho kingambira business y'urukundo ni yiheze. Ku buryo nagufata ko kukambwira ngo ntago ari ibyo ushaka ngo ni ama business. Iza. Wenda uko kwa no kunshyira ntabwo urwumva ibyo nimekubwira. Nshaka ibyo tuvugana ubu ubyumva neza, sibyo? Tugenda no umva neza icyo. Ngana kibazo ngambwira. Ubundi uri tayari cyangwa ntabwo uri tayari? Ndi tayari ngambwira. Witeguye kumva amakuru mufitiye cyangwa ntabwo ushaka? Yego, navuze ngo ndi tayari. Okay. Mu bantu natoranyije nifuza ko tuzakorana muri company yanjye nawe urimo. Ariko niba wumva utari serious ubimbwiye nonaha. Kuko iyo umuntu agiye muri business nta mikino ibirimo, sibyo? Ashobora nazana gushyira mu kazi kanjye nkabona urimo rampombye. Nzaba CEO. Nzaba CEO? Oya, hari undi mwanya nawugeneye. Ubundi uzaba CEO gute w'uruganda ari ngeye? Nse ko nta n'ufite wawe uranyereka. Inshuti ze? Kandi nyine nta gihe kirekire turamarana baby. Ejo n'ejo bundi uzagenda umenya umuryango buri kimwe cyose. Nzabakwereka nugira ikibazo ariko icyo nyine nuko dukora ibintu bizima. Biri kuri gahunda. Basi surankunda. Baba ni ibintu byose ngukorera nuvuga nta nundi nkunda n'abazungu bose nzabakumariraho ntugire ikibazo banke nzazimarira iwawe ariko nyine urukundo rwanya kugira ngo tuzagera ahantu tugera. Nose niba unkunda nkandi kukubwira ngo nshaka gusuka ntubyemera ngo umpe amafaranga njye gusuka ahubwo sinzi n'icyaguteye kugira ngo nkorere ntugire ikibazo nankorere stock none gusuka byo birakunaniye. Sibizo kumbwiye ejo bundi nzabishyiraho maze ndebe ariko abana bawe ni abakobwa nabo uzagenda bareka bagenda ntazagutaha ibyanjye bakagosha ukagenda kandi ari inshuti zanjye nase waba ubitaye ku mukunzi wawe. Inshuti nyinshi nazo ziba mbereka gusa ubwo wakubaka ukiri muri izo nshuti zishyiraho ibisuko bya 50 ukajya kubishyiraho zishyiraho umwenda mushyashya nawe fokasinga ku mubano wacu ibintu bizagenda neza. Bebe nizo nshuti zonyine ngira rero ibyo bakoze nanjye ngomba kubikora. Ntacyo umunsi umwe uzazitumira tuzirebe turebe uko bimeze nyine dusangire izi nzara n'amarange tuzayakuraho dushyira ahandi dore n'ubundi yashaje ariko nyine nshaka zazindi ndende izo nshuti tuzazigabanya kuko zazankenesha. Nose ko ari njyewe bo ntabwo barimara ubwo nari nakubwira ngo basohokane turi kumwe. Ikibazo ni wowe ariko ibyo bashyizeho nawe urashaka kubigenderaho kandi twe turi muri gahunda y'umurongo wo kubaka urugo ubwo se ngo twazasevinga gute? Basi nzashyiraho ibya 30. 30 yega nta kibazo. Ejo nzagende nyine babincirire amafaranga nanjye nzahita nkubwira nta kibazo n'ibindi byose ushaza ko nyine tuzabigera ko nyine gahunda nziza tumenye gahunda turi kugendamo aho bakobwa tube tubaretse twe tuzubakwe umuryango muzima. Njye nicyo nifuza reka ndagukunda cyane. Okay basi ndagukunda. Ndagukunda jere wanjye rwose. Ubwo yuvenge tuzibanira. Ndone handi ndimo kukwereka reba hari. Seka wahabona. Ntabwo urimo kubareba neza. Sa nkaho wegera imbere gute. Nyine gira imbere nk'uri. Gira imbere. Reba. Oya. Yangiye wicaye. Ngahaguruka. Naho ukinisha. Sibyo? Ndimo kugukinisha. Urabona natinyuka kubikora nkakujugu. Yego. Ese kandi neza ko utagiye kurira. Sinabikubujije. Kandi ubwo desi wasanga nirakarije umugore. Ako ndabizi ko nawe utarakara. Nagira ngo nkurebe. Ariko utarakara. Abizi nawe uri umusirimu ntabwo harakara. Nubwo turi mu cyaro ndabizi. Umutima ushyumwe nk'umutima wanjye umutima utavuye mu kwanjye niba ngo ndamushyira. Ese kandi wirakara. Ubwagenza ni umutima wanjye haraye pfundika. Oya ariko. Mani have biseri uko umutima wanjye watakaye haraye.
ibintu byari bigiye kuba byiza none turisura nari mbizi ko ari black umutima uratakaye gwe muka wanjye igendeye baho nanjye byari binshanze ariko gutyo nyine nibyo byiza nagira ngo ndebe ko byibuze utazajya wikanga sibyo nizere kutarakaye yego ikigaragara cyo ntabwo urakaye Liza yewe ikintu cyaduhurije hano ni business no gushaka amafaranga sibyo ariko ibintu by'urukundo byo bishyize ku ruhande ngiye nagize ngo urimo kwikinira cyane ibindi bintu ariko sinzi ngiye nyekomeje wamvanga mvanze kabisa nese Chris niba ibintu byatupenda byumva ni nabyiza ariko se birashoboka ko ibyo bintu nabikora tudakundana cyangwa n'undi tuzaba dukundana hasi ko numva ibintu uzi gushyira imbere cyane mu by'urukundo mumenye nawe reka ni nacyo cyaduhuje ni ukuri kubyibagirwa Liza uri serious cyangwa ntabwo uri serious ubu ngiye kuba ndi seriye Liza ngi ndashaka kugushyira mu bantu ngiye n'abantu napanze ngomba gushyira muri company yanjye utangiye ibyo bintu cyane ushaka kuzampombye ubu urabona uri serious mu kazi uzabanza nkurikireho ninjye nzaba nkurikiye ku mwanya w'ubuyobozi none Liza ngiye wakazi nshaka kuguha urashaka no kuba umuyobozi kandi ari ukago nicyo kiranga abantu urumva naziza ntabwo bakavuga ngo nabyo kuranga abantu ni ikibanzo unyumve neza ngiye naguhamaye kugira ngo dukorane business nimba wumva bitakurimo cyangwa utabishaka it's okay nta kibazo nakwiye ndagukunda pesubize Liza ndagukunda nyine urankunda ibyo ndabyumva ariko ibintu utangiye kuzana nibyo nshaka kuvuga ntabwo bintu bihuriye nyine urumva wowe reka nkubwire ko ntari byo sibyo ndumva nazaza nkuzanira utuntu ushaka akwitaho ako kazi se niko kazi kawe niko kazi ushaka gukora se Chris mundi nta nubwo ukunda keya urumva hari ibintu ukeneye kuba ugiye mu kazi ukeneye mu kuzanira n'ikawa kandi ndahari ku bwawe Chris none isuzana ikawa mu biro nta bandi bantu bazaba bazana ikawa ni wowe uzana ikawa rero nawe ndashaka gukora akazi katuma mpora nkubona buri kanya cyangwa secretary wawe ibi nutangira ibi ngibi biraza kungura no kuguha akazi ko nzajya mbona nose ubwo akagusa akazi ushaka guhabwa nta no gushana kukumva